iyo mana rero bagomba kumenya ni nkaho yababwiye iti nuko rero ubwo mumaze kumenya uwo ndiwe, ntihakagire umuntu uwo ari we wese wafata ubuzima bwe ngo abushyire mu maboko y'ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa umuntu uwo ari we wese ushobora kumuhemukira, cyangwa yamara kumuhemukira ndetse bikazarangira amubabaje. niyo mpamvu yababwiye ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Bityo rero iyo tumaze kumenya yuko Imana ari umuremyi wacu, akaba umucunguzi wacu, niho tumara tumenya inshingano yacu yo kugira ngo tube ikiremwa kibereho kunezeza Imana, kibereho kubana nayo, tuyubaha, tuyiringira, kandi tuzi neza yuko iyi mibereho yadushizeho, yaduhaye ubwo buryo yaduhaye bwo kubaho, ari Imana igera igihe ikatubaza n'izo nshingano yaduhaye ko twazikoresheje. ko mu itegeko rya mbere ubwaryo hari mu irarika ryo kugira ubumenyi ku Mana. Ubwo mise ntekereza amagambo Kristo yavuze mu isengesho yasabiye abigishwa be ndetse n'abazakurikiraho, cyaretse mu Yohana igice cya 17 murongo wa 3 turavuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri kimwe mu bintu kuko bikomeye cyane ijuru riduhamagarira ndetse kigereranywa n'ubugingo buhoraho no gusobanukirwa Imana, tukamenya ubugari bwayo. Wamaze kuvuga ko ari inyambaraga ifite ubutware bukomeye cyane. Iyo ndirimbo ya Mose twarayiganiriye kuri iyo platform, ukuntu baririmbye bati ifarashi ni uhetse yabiroshye mu nyanja, babantu batinyaga cyane, hahantu bari bageze mu makuba akomeye cyane, bakisanga ijuru ryabatabaye. Uko gusobanukirwa Imana ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ari bwo bugingo buhoraho. Ndumva birenze ubwo rero bwa bumenyi, noneho burenze ubumenyi nka siyanse ku Mana, kumenya uko Imana iteye. Twagiye tubyiga mu ishuri, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ishobora byose, maze ibyo bikava mu bumenyi busanzwe bikaba imibereho yanjye, bikongera kwizera. Ni ikintu gikomeye. Waruzi ko buriya n'ikoranabuhanga iyi telefone dufite kuri benshi zabaye ibyigomana, aho usanga no mu rusengero aho kugira ngo umuntu yumve icyo Imana iri kumubwira, abari muri ari gushaka, ari kwandika, ari gusubiza, ari guseka, ari gushiraho amafoto, ari kugira gute. nta ijwi ry'Imana ntabwo rigifite umwanya wo kumvwa. Telefone akantu katanga ikahura ikigomana, ndetse kugeza n'igihe n'abaganga bamwe babwira abantu bakabagira inama bati ariko mfite ari na telefone mugirinde kuko ushobora gutuma ubuzima bwanyu bujya mu kaga. Ubwo twasobanura gute ikigirwamana? Ikigirwamana ni ikintu cyose gitwaye umwanya Imana agomba kugira mu buzima bwawe. Bandimwe muri Kristo Yesu, buriya nanone kuri iyi platform cyo bisabato nongeye kukwikaze mwakira mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha, n'umunezero ukomeye kuri jyewe kongera kwibona aha hantu turi kumwe kugira ngo twunguke iby'Imana yaduteguriye muri uyu munsi. Kandi nkuko bisanzwe njya ngira umugisha wo kubana na bene data bamwe, n'uyu mwanya rongize umugisha wo kubana n'umusaza mureba ugiye kutwungura ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nzi yuko turi bugirane ibiganiro byiza. Uwiteka ashimwe. Reka mbanze nkwakire mu izina rya Yesu kuri iyi platform cyo bisabato. Nakoze Imana y'umugisha. Amen. Mbere rero yuko tugira ikindi dukora, ngiye kubasaba mubanze mudusengere twiragize Imana muri iki kiganiro, hanyuma tudukomeze. Data dukunda, Imana ihoraho, turagushimye kubw'urukundo rwawe rutangaje, wadukunze ukatugira abana bawe binyuze muri Yesu Kristo, ukaba duhaye n'aya mahirwe kugira ngo tube twaganira ku ijambo ryawe, ari abavuga n'abumva twese duha umugisha wawe. Kandi Data mwiza, duciye bugufi kugira ngo icyubahiro kibi cyawe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
Rero iyi ni platform Umucyo w'Isabato, aho tuganirira iby'Imana mu gukuza ubwami bw'Imana. amen. Si ubwa mbere mubimenye, ni nayo mpamvu turi kumwe kandi turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Ariko abakunzi bacu bamwe bashobora kuba bakuzi, abandi batakuzi. Ni umugisha rero yuko mbere yuko tugira ikindi dukora, mwabanza mukabasuhuza ndetse mukanabibwira mu magambo make. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Nitwa Maniragaba Joseph, ndi umwizera w'Abadiventisiti w'itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Nkaba nteranira ku itorero rya Remera, riri mu ntara ivugabutumwa ya Remera, mu Rwanda rw'ubuvazuba rwo hagati, Firidi. Tukaba itorero mu by'ukuri riherereye hafi y'aho bita ku Gisimenti. Nkaba rero nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Tumaze iminsi rero dukora ibiganiro kuri iyi platform Umucyo w'Isabato kugira ngo tucukumbure tumenye ubushake bw'Imana ku ngingo y'amategeko yayo mu buryo bw'umwihariko itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana, itegeko ry'Isabato. Twahereye muri Edeni dusuzuma ducukumbura ngo turebe mbese byatangiye bite, Isabato yabayeho gute. Turakomeza tuza kureba uko abakurambere bagendanye n'Imana, babandi tuvanaho kwizera, abasekuruza bacu mu kwizera, Baburahamu, ba Henoki, ba Nowa n'abandi, uko bagendanye n'Imana nuko bashyize mu bikorwa ubushake bw'Imana bwerekeye Isabato. Nicyo twakomeje kureba. Ubu rero tugeze mu gika gikomeye, igika cyerekeranye no ku musozi Sinayi. Kandi ku musozi Sinayi hajya hateza impaka ndetse zidasanzwe ibyahabereye. Turabizi neza yuko ariho Imana yatangiye amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye, iyahereza Mose ngo yashyikirize Abisirayeli. Twarabiganiriye ubushize tureba iby'isezerano rishya n'isezerano rya kera, tureba umugabane amategeko y'Imana afite mu isezerano rishya. Ubu rero turaje ngo noneho turebe ya mategeko uko ari 10 ayariyo Imana yatanze. Bamwe bajya bavuga bati amategeko y'Imana yakuweho, abandi bati ntabwo tugitwarwa n'amategeko kubera ko turi mu ngoma y'ubuntu. Icyo cyo twamaze kukibona yuko Imana yatanze Yesu ataje ngo avaneho amategeko, ahubwo yaje kubera ko amategeko yishwe kugira ngo ahinduke incungu cyangwa se impongano kubisha amategeko y'Imana. Ariko ntabwo byari bihagije kubivuga gutyo tutarasuzuma ya mategeko ngo turebe yuko koko niba atakijyanye n'igihe, tumenye niba atari ayishingiro mu mbero ya gikristo. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku mategeko y'Imana. Tugiye gutangira ku itegeko rya mbere, kandi muzehe tugiye gufatanya kugira ngo dusuzumane iby'iryo tegeko mu buryo bw'umwihariko. Niryo turi buganireho uyu munsi, itegeko rya mbere. Amen. Mbese amategeko y'Imana aboneka he? Twayabarangira abantu. Amategeko y'Imana nk'uko yanditswe muri Bibiliya tuyasanga mu gitabo cyo Kuva. Yego. Igice cya 20 duhereye ku murongo wa 1. Yego. Itegeko rya mbere rero tugiye kureba ryanditswe mu murongo wa 3. Ariko ahari kugira ku murongo wa 3 ni byiza yuko umuntu yabanza akareba kuhera ku murongo wa 1. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Amen. Murongo wa 3. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Yego. None ikibazo uravuze uti ni ngombwa yuko twita kuri amagambo abanza mbere yuko Imana itanze amategeko ibanje kugira ikibwira aba bantu igiye kuyaha. Iravuga iti Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Mbese kuko ntabwo byabisobanuye ko aya mategeko yarebaga cyangwa se atareba abakristo, ahubwo areba Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cya Egiputa. Bisobanuye iki kuba aya magambo ari yatangiye ariyo nteruro y'impakane zitwenjeza mu mategeko y'Imana? Mu by'ukuri ukurikije igihe aya mategeko yatangiwe kugira ngo yandikwe, byari ngombwa yuko Imana yibwira ubwo bwoko. Ukurikije icyo gihe bari barimo rero,
yabasobanuriye ukwiri n'imbaraga ifite ikurikije igihe bari bavuyemo. Iyo iba igiye kuyandika ku bisate by'amabuye mu gihe cya Adamu na Eva ntiyari kuvuga iti, yari kuvuga iti ndi Uwiteka umuremyi wakubumbabumbye nkakubumbabumba mpereye ku byo naremye ubutaka, narangiza nkaguhumekeramo umwuka w'ubugingo ukaba muzima. Nuko rero ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Cyatumye ivuga ibyo kubavana mu gihugu cya Egiputa, aho hantu niho batakiye Imana. Mu kuva igice cya kabiri umurongo wa 23 kugeza 25 ngo batakiye Imana iri mu ijuru irabumva. Muri uko kubumva rero yashaka kugira ngo ibibutse yuko atari kubw'amaboko yabo bavuyeyo, ndetse n'umwami wa Egiputa wagaragazaga ko ari umunyambaraga atagize imbaraga zibagumishayo, ahubwo ko Imana ari nyambaraga yabavanye aho ngaho. Iyo context rero kubibutsa ibihe bishya ariko bikomeye bari bavuyemo, ni nk'uko yari kuvuga igiye kuyabwira, igiye kuyandika ku bisate by'amabuye yari kubwira Adamu na Eva, ariko kubera ko bari bayatunze mu mutima bitabaye ngombwa ko yandikwa. N'ubundi icyo kiganiro gisa nka gutyo yakigeranye nabo kugira ngo bahe amategeko. Yego rwose birakwiye kumvikana. Ikindi kandi igihe dusomye Egiputa mu mvugo y'umwuka tuba tuvuze imibereho y'ubunyacyaha. N'andi makuru meza yo kuzirikana yuko amategeko y'Imana ahabwa umuntu wahagurutse akava mu gihugu kirimbukiro. Ni ku gitabo cy'umugenzi kivuga kituba isi y'ubunyacyaha, igihugu kirimbukiro, akinjira mu mibereho y'abana b'Imana, akizera Kristo, akabyarwa ubwa kabiri. Mu by'ukuri amategeko y'Imana ahabwa abantu b'Imana, ntabwo ahabwa abantu bo mu isi, kuko abantu bo mu isi bo bafite ubundi mutware, umutware wabo ni Satani, kandi nawe afite amategeko agenga abaturage be. Ubwo rero abaturage b'ijuru, abaturage b'Imana bafite amategeko abagenga. Niyo mpamvu yabanje kubavana hahandi bagahindurirwa ubwene gihugu, bakava mu Egiputa bakazi Kanani, kugira ngo babashe kuhabwa amategeko mashyashya akwiye kubagenga. Icyo gikwiye kumvikana neza. None rero itegeko rya mbere umaze kudusomera, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, niko Uwiteka ari kuvuga. Mbese iri tegeko n'ikimana iri kudusaba mu buryo bwumvikana, n'ikimana iri gusaba ubwoko bwayo kutagira izindi mana mu maso yayo. Mu by'ukuri ikimana ishaka ko iri kudusaba ni ibintu bibiri. Bishingiye ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuyimenya. Twamara kuyimenya natwe tukimenya, twamara kwimenya tukamenya, mbese tumaze kwimenya no kumenya Imana twakwitwara duti. Imaze kwerekana yuko ari Uwiteka Imana y'inyambaraga bavanye mu gihugu cya Egiputa, bagomba kumenya yuko ari Imana y'inyamaboko, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga, Imana igira neza. Ndetse Mose bamaze kwambuka Yorodani yararirimbye ati nimuhimbaze Uwiteka, murimbire Uwiteka kuko ari inyambaraga ku buryo butangaje. Muri iyo ndirimbo rero n'ibindi bintu byagiye biba, bagomba kumenya yuko Imana ifite mu biganza byayo abantu bayo, kuko ubwo bari muri Egiputa batazi uko bazavayo, Imana yo iri mu ijuru yabibonaga. Bimaze kubibona rero ibavanayo. Bamaze kuvayo rero yagomba kugira ngo babanze bayimenye yuko uretse kuba umuremyi waremye ijuru n'isi n'ibirimo n'inyanja n'ibirimo byose, ari n'umucunguzi wabavanye muri icyo gihugu. Icyo gihugu kigereranya isi y'icyaha, akabavanayo akoresheje imbaraga ze, ubushake bwe n'ububasha bwe, akabavanayo akabageza, akabayobora abaganisha mu gihugu cy'isezerano. Iyo Mana rero bagomba kumenya, ni nkaho yababwiye iti nuko rero ubwo mumaze kumenya uwo ndiwe, ntihakagire umuntu uwo ari we wese wafata ubuzima bwe ngo abushyire mu maboko y'ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa umuntu uwo ari we wese ushobora kumuhemukira, cyangwa yamara kumuhemukira ndetse bikazarangira amubabaje. Niyo mpamvu yababwiye ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye, kuko icya mbere nta wundi muntu ku isi ndetse n'abami bakomeye nk'umwami w'Egiputa
bugaragaza ko afite ubushobozi kundusha. Icya kabiri, nta muntu ku isi ndetse n'umwami wa Egiputa ushobora kugaragaza yuko ashobora kumva imibabaro y'abantu bari kuniha akaba yabashakira igisubizo. Mu Kuva igice cya kabiri, turebye mu Kuva igice cya kabiri, igitabo cyo Kuva igice cya kabiri murongo wa 23, umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli batakira Imana irabumva, hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa wabakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Abantu bari mu Misiri, bari baravuye iwabo basuhukirayo, bari bamaze imyaka 400, kandi Imana yari yaranabivuze mu itangiro yuko iri kuganira na Aburahamu iramubwira ati ubwoko bwawe buzajya mu Misiri, buzamaramo imyaka 400, bazababaza, ariko ndi Uwiteka, nzumva gutaka kwabo, nzabagarura. Ariko abantu batakiye mu Misiri, Uwiteka arabumvise. Noneho bamaze gutaka, Imana yumva umuniho wabo, uko baniha Imana iri kugenza ite, iri kubyumva. Hano banaritse ngo yibuka isezerano ryayo, ntabwo ari uko yararyibagiwe, ariko nuko yaritegereje ko cyagihere yavuze kigomba kugera. Yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Maze Imana iri mu ijuru irareba Abisirayeli, imenye nuko bagenze gute, nuko bameze. Iyo Mana rero yashaka ko Abisirayeli bayimenya, bakayiringira, bakavuga bati, bakamenya bati burya turi mu Misiri hari ibyitwa Imana byari biriyo bitashoboraga kugira icyo bimara, ndetse no muri bya byago 10 ntacyo byamariye Abanyamisiri. Ariko Abanyamisiri bafashe imigenzo bagakora nk'uko Abisirayeli bakoze, bagiye bakira, bakavuga bati noneho nimumenye yuko hari Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ibeshejeho ibintu byose, Imana namwe babeshejeho, ndetse bafashe no kwambuka mukava mu Misiri muri Egiputa, mukaba mugeze aha ngaha. Nuko rero aba ariyo mwiringira yonyine, kandi ibyifuzo byanyu, imibabaro yanyu, ibibazo byanyu ariyo muyikoreza, kuko ariyo ushoboye kugira icyo yakora kurusha abanyabushobozi n'abami bose batuye kuri iyi si. Amen. Tumaze rero kwimenya, hagombaga kwimenya mbese noneho twe turi bandi, turi biremwa. Rero kwimenya ni ikintu gikomeye cyatumye na Rusuferi utarimenye ari mu ijuru atakaza umwanya yari afite. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari yararemwe ku buryo butangaje, ari umukerubi utwikira, afite ubwiza buhebuje byose, ariko haza kugaragara muri we, kubera kumva ari afite isumbwe, kureba icyubahiro kimurimo, ntamenye ko ari ikiremwa, ngo aza kugera ikintu kigomwa. Iyo rero umuntu amaze kumenya ko ari ikiremwa, agomba kubaha umuremyi we. Icyo rero nicyo cyatumye Imana ivuga ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye, wibuke ko ndi umuremyi wawe, kandi nakubereye umucunguzi nkuvana muri Egiputa. Nuko rero ntakagire ikindi kintu cyose wakwimika mu mibereho yawe cyansimbura, kuko mu by'ukuri kwiherezo nta nicyo cyakumarira, ahubwo icyo cyagutera gusa no kugutera umubabaro. Bityo rero iyo tumaze kumenya yuko Imana ari umuremyi wacu, akaba umucunguzi wacu, niho tumara tumenya inshingano yacu yo kugira ngo tube ikiremwa kibereho kunezeza Imana, kibereho kubana nayo, tuyubaha, tuyiringira, kandi tuzi neza yuko iyi mibereho yadushizeho, yaduhaye ubwo buryo yaduhaye bwo kubaho, ari Imana igera igihe ikatubaza n'izo nshingano yaduhaye ko twazikoresheje. Murakoze. Umuvuza amagambo akomeye, kumenya Imana ko mu itegeko rya mbere ubwaryo hari mu irarika ryo kugira ubumenyi ku Mana. Ubwo mise ntekereza amagambo Kristo yavuze mu isengesho yasabiye abigishwa be ndetse n'abazakurikiraho, cyarese muri Yohana igice cya 17 murongo wa 3 turavuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya
ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri kimwe mu bintu kuko bikomeye cyane ijuru riduhamagarira ndetse kigereranywa n'ubugingo buhoraho ni ugusobanukirwa Imana, tukamenya ubugari bwayo. Wamaze kuvuga ko ari inyambaraga ifite ubutware bukomeye cyane. Iyo ndirimbo ya Mose twarayiganiriye kuri iyi platform, ukuntu baririmbye bati ifarashi ni uhetse yabiroshye mu nyanja, babantu batinyaga cyane, hahantu bari bageze mu makuba akomeye cyane, bakisanga ijuru ryabatabaye. Uko gusobanukirwa Imana ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ari bwo bugingo buhoraho. Ndumva birenze ubwo rero bwa bumenyi noneho burenze ubumenyi nka siyanse ku Mana, kumenya uko Imana iteye. Twagiye tubyiga mu ishuri, Imana ibera hose icyanimwe, Imana ishobora byose, maze ibyo bikava mu bumenyi busanzwe bikaba imibereho yanjye, bikongera kwizera. Ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu gikomeye uvuze ni ukwimenya ubwabyo, kutisobanukirwa. Tanze n'urugero ruhanitse cyane rwa Luciferi wahindutse Satani ko atimenya. Ubwo bisobanuye yuko umuntu ashobora kutimenya akagera ubwo amera nka Luciferi ku buryo nawe yibwira ko ari Imana. Buriya rero kutimenya ni ikibazo. Muri Daniyeli, mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umwami waho yarose inzozi. Amaze kuzirota, arota igiti cy'inganzamarumbu cyari gikomeye, igiti gifite imizi miremire n'amashami magari. Abona inyoni ariho ziza kwarika ibyari, ariko byagereranyaga n'ubwami bwa Babuloni bw'icyo gihe. Ariko kubera ko Imana yashakaga umutima we, Daniyeli arazimusobanurira. Amaze kuzimusobanurira, umwami arazumva, ariko akomeza kunangira umutima. Ariko igihe yaje kwimenya no kumenya Imana, hari amagambo atangaje yavuze muri Daniyeli igice cya 4. Ubwo yaravuye mu ishyamba bagiye kumuzana, kuko yamaze imyaka 7 ubwami bwe nta muntu bukoraho, nta nuri kwibaza ati byagenda bite. Administration irakomeza, bigenda neza kugeza imyaka 7 irangiye Imana yari yamuhaye. Murongo wa 34 niho yavuze ati none jewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mwijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone ibasha kubacisha bugufi. Hari ukuntu rero umuntu adashobora kwimenya cyangwa se akimenya nabi, akumva ko ari umunyacyubahiro, akumva ko afite uburanga, akumva ko afite amafaranga, akumva ko afite imbaraga. Muri iki gihe akumva ko afite intwaro za kirimbuzi, akumva ko afite imbunda zikomeye, ntiyimenye. Muri kwa kutimenya rero ntaho icyubahiro Imana. Muri kwa guha icyubahiro imbaraga ze, ubwenge bwe, ubushobozi bwe, ubwiza bwe, n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo abantu bishingikizaho muri iki gihe, muri iyi minsi yacu, bigatuma atimenya, ntamenye n'icyo Imana imushaka, ko agomba guca bugufi. Ariko noneho iyo ageze mu gihe cyo gucishwa bugufi n'Imana, nibwo ashobora kumenya yuko Imana iriho. Hari abantu benshi twagiye twumva mu mateka yagiye abaho, bakabaho ubuzima runaka, ariko bagira igihe cyabo cyo kurwara no gupfa, bakavuga bati ibyo ari byo byose muri iki gihe ndimo, ndahamya yuko hari indi mbaraga iri gukontora ubuzima bwanjye. Yego wenda ntibavuge ngo Imana, ariko bakumva yuko hari indi mbaraga ishobora kuba ihari inyuranye nuko babyumvaga kera, iri gukontora ubuzima bwabo. Niyo mpamvu rero buriya na Eva kugira ngo ashobore gushukwa nuko atimenya. Satani araza aramubwira ati ariko nukuri koko Imana yaravuze ngo, muri kwa gushaka gusobanurira Satani rero kugira ngo atange umucyo ku by'Imana yababwiye, arirekura cyane, ntiyamenya yuko ikiganiro agomba kujyana n'ikindi kiremwa, n'ikindi kintu cyose kigomba kugira aho kigarukira. Muri ko kwirekura cyane rero birangira ngo aje kumva yuko icyo giti ngari cyo gutuma ngo abantu bamererwa neza. Kandi Satani yashizemo akantu ngo nukuri, asa nk'ubabwira ngo Imana burya hari icyo yabagumwe,
yabagomwe kuba nkayo. yego Reka hari twe kubivugisha amagambo tubirebane tubirebe muri Bibiliya uko byanditswe. umurongo wa 4 n'uwa 5 w'igice cya 3. Nuko hano haravuga ngo iyo nzoka ibwira umugore gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Nko yababwiti burya Imana ni nyabwenge, yabagomwe ikintu izi neza yuko umunsi mwaziriyeho muzaba nk'Imana. Ubwo rero yabagomwe kuba Imana, ni murye ku mbuto namwe mu b'Imana. Kutimenya rero ko ari ikiremwa ashaka gufata umwanya w'Imana nk'uko Satani yashatse kubikora. Icyo cyatumye rero isi yacu igira akaga k'umuvumo, kubera yuko abantu batamenye umwanya wabo, noneho bagashaka gufata umwanya w'Imana. Murakoze cyane. Ariko urumva yuko itegeko rya mbere ari ikintu rivuze, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Umaze kuvuga gato, ntuzagire ubwo wumva ko waba Imana. Yego. Ariko nabaza ikibazo, ese birashoboka ko umuntu yakumva ataba Imana, nta ntege afite, ariko akagira ibindi yiringira? Nibyo. Mbese ibindi umuntu ashobora kwiringira nk'Imana, cyangwa se abantu bigeze biringira nk'Imana ni biki? Hari ibintu byinshi abantu bashobora kwiringira nk'Imana. Icya mbere, hari abantu biringiye imbaraga zabo. Yego. Ndetse bakiringira wenda n'umwanya bafite mu buzima bw'icyo gihe. Ariko hari n'abandi bagiye bumva yuko ari abanyantege nke, bakiringira Imana, kandi icyo gihe biringiye Imana, Imana yagiye ibakorera ibintu bikomeye, ikabereka yuko iri ku ruhande rwabo. Reka dutange hari ingero zimwe ziri muri Bibiliya. Reka turebe wenda dore ku rugero rw'umuntu utariringiye imbaraga se kandi ari umwami. Yego. Turebe mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma. Igice cya 20. Yego. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Umurongo dore ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameurimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Umurongo wa 2. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze ihasasonita mari ariho hitwa Enigeti. Yehoshafati aratinya. Yego. Amaze gutinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Amen. Ariko uyu mwami iyo urebye ku gice cya 19 akima, ku murongo wa 3 aravuga ngo Imana yaravuze ngo icyakora hariho ibyiza kubonekaho kuko wakuye ibishushanyo bya Ashera mu gihugu ukagambira mu mutima gushaka Imana. Uyu muntu yarafite mu mutima we gushaka Imana nubwo yari umwami. Tugikomeza rero hano umurongo wa 12, Yehoshafati abwira Imana ku murongo wa 10. Igice cya 20 umurongo wa 10 ati nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kwazungura Mana yacu. Ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga twebwe dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Amen. Mu by'ukuri uyu ni umwami wari ufite ingabo, ariko abwira Imana ati nubwo baduteye n'ingabo nyinshi, ariko twebwe nta mbaraga dufite. Tekereza rero uyu muntu ku murongo wa 20
bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi zihoraho iteka ryose. Tekereza, utewe n'abami b'amoko atatu, ibihugu bitatu byaziye rimwe, ibihugu bitatu byaziye rimwe, ariko kubera yuko wowe uzi yuko uri ikiremwa kandi ufite umwami w'umunyambaraga, ariwe Mana, ubwiye ingabo uti, abaririmbyi nimujya imbere, ni babe baribo bajya mbere, ingabo zijya inyuma kuri front line, maze muterura indirimbo muraririmba, barahimbaza. Urwo ni urugero rw'umuntu wizeye akiringira Imana, yasobanukiwe Imana iyo ariyo, kandi asobanukirwa n'inshingano afite zo kuyobora abantu ku Mana nk'umwami kugira ngo bashobore kugubwa neza. Arangije Imana kandi imwereka yuko ari inyamaboko koko. Amen. Batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka, ashiraho gucira igice Abamoni n'Abamowabu nabo ku musozi Seyiri bari babateye i Buyuda, baraneshwa. Nuko haleluya, baneshwa n'indirimbo. Indirimbo zinesha abantu, abami batatu, ibihugu bitatu, abo bantu bose baraneshwa. Uwo nguwo rero yasobanukiwe yuko agomba kwiringira Imana, kandi ko we nk'ikiremwa ikimana yategetse, ikimana yashatse ko kiba kigomba kuba gisohoye, kigasohora uko byanze bikunze, apfa kuba gusa afite kwiringira Imana. Amen. Hari ingero nyinshi ziri muri Bibiliya. Hari nk'urugero ruri mu Byakozwe n'Intumwa, gature mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16, uheye ku murongo wa 16 harimo kutubwira ukuntu Paulo na Sila bakijije umukobwa utewe na dayimoni. Yego. Ariko kubera ko umuntu yari yahindutse nka butiki, ari isoko y'inyungu kuri umuryango wari umufite, abantu bagira aho kwishimira ko umuntu yakize, bababazwa nuko bahombye isoko y'indamu. Babaregera inyuma rero babashyira mu nzu y'imbohe. Bashize mu nzu y'imbohe, ijambo ry'Imana rituvuga ngo nta nubwo bashizemo, babajugunyemo. Yego. Babajugunyemo ku murongo wa 23, bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yo mu mbago. Murongo wa 25 mwiza cyane. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Ariko tekereza, mbese ahari ku makorari y'uyu munsi iyo repetition yabaye ryari kugira ngo abantu baririmbe? Ariko kore ko biringiraga Imana, bumva gusa ko bari muri iyo minyururu, ntacyo bivuze kuri bo, bahubwo barasenga baririmbira Imana, kandi indirimbo yabo ikwiragiriza yose. Tekereza abantu bari barimo abasambanyi, abicanyi, abajura, abanyarugomo, abaki bose, bumva amagambo abakora ku mutima. Kubera ko abantu b'Imana bari muri iyo gereza, kuba muri gereza ntacyo byari batwaye, nta nicyo bibabwiye cyane, ahubwo wumvaga umurimo wo kubwira abantu ubutumwa bwiza wagezweho, cyane cyane ko umukobwa aramaze gukira na dayimoni. Bumva yuko inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo yagezweho. Baravuga bati, nubwo dufunzwe ariko turiyimbira Imana, kuko umurimo wayo wadushinze wagenze neza. Ariko hari n'abandi bagiye biyiringira. Turabona wenda nko muri Daniyeli, aho umwami yabwiye abasore bari banze gusenga nk'uko abantu baho ngaho barashaka ko bapfukamira igishushanyo umwami yakoze. Aravuga ati, ariko ninde uri bubamvane mu maboko? Ariko uko byagaragaye, Imana ishobora byose bari biringiye, ndetse bakayihamiriza n'uwo mwami yarabakijije,
ibavana muri iryo tanura ry'umuriro rigenza rite rigurumana Rigurumana. kugeza igihe umwami yaje kureba yajya kurunguruka agasanga harimo undi muntu usa n'umwana w'Imana. amen Mbese uwo muntu yabwiwe n'iki ko asa n'umwana w'Imana? Ni Imana rero ashaka kwigaragariza uwo mwami yuko ari we muremyi w'ijuru n'isi, ari we uyobora amateka yose y'isi kubera isi yabaho kugeza igihe izarangirira, kandi ko igihe Imana ishatse ko ikintu kiba cyaba yashaka ko kitaba ntikigenze gite ikibe. Uno murongo ariko nubwo ugarukije hagati wa byakozwe no mwa 16 uraryoshye cyane umurongo ukurikiraho ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Igitekerezo kivuga yuko ndetse n'ababarinzi barinze umudugudu bavuze bati turapfuye, noneho abanyururu baraducitse, agiye kwitikura inkota ngo apfe, avuga ati twese turahari humura. Ikiza nuko byarangiye n'uwo muryango wose ubatijwe. Ubatijwe barihana, wemeye kwihana ugakurikira ubutumwa bwiza abo bene data bagendaga babwiriza. Uko rero no gusobanukirwa Imana, gusobanukirwa rero Imana, tukisobanukirwa. Urugero watanze rwa Nebukadinezari rurakomeye cyane, kuko ni umuntu wabayeho imibereho yo kudasobanukirwa Imana, akiyumvamo ubushobozi n'ubuhangange budasanzwe, kandi koko yari abufite mu bigaragarira amaso. Ariko igihe yari amaze gusobanukirwa Imana, wadusomeye amagambo aravuga ati Uwiteka ndamwubaha, ndamuhimbaza, ndamuramya, kubera yuko afite ubushobozi bwo gucisha umuntu bugufi hasi rwose. Imana yacu yabwa icyubahiro. Amen. Urundi rugero rero rw'umuntu utarasobanukiwe Imana ni umwuzukuruza we i Babuloni. Yego. Mu by'ukuri umwami wa Babuloni ajya kunyaga abayuda, yahaye agaciro ibintu yavanye mu rusengero rw'Imana ku Yerusalemu. Araza aravuga ati ni Imana ku Mana, nubwo Imana yerekigirwamana, avuga ati ariko ibintu by'Imana bigomba kubahwa. Abibika ahantu hakomeye, abyubaha nk'ibyavuye mu rusengero. Yego. Ariko umwuzukuruza we aho kugira ngo abyubahe nk'uko ababyeyi be abakurambere be, kandi bari yazi n'amateka yo mu rugo bwabo, nuko Imana yagiye ibana n'abanyagano bari bahari, aho kugira ngo abyubahe, ahubwo igihe yari ari kumwe yakoresheje ibirori, amaze kubatwa n'inzoga no gusinda, aravuga ati nimugende munzanire bya bintu byavuye mu nzu y'Imana Yerusalemu binywesha inzoga. Ikimenyetso cy'agasuzuguro rwose, ikimenyetso cy'agasuzuguro no kubahuka. Ko yubahutse iyo Mana y'Yerusalemu. Ababyeyi b'abakurambere be barayubashye, nubwo bagize ibyo bakora, ariko hari aho bagarukiye. Muri kwa kugendera kubahuka ibyo ababyeyi be bubashye, nibwo Imana yavuze ati wapimwe mu gipimo bigaragara kudashyitse, none rero ubwami bwawe urabunyazwe, buhawe Abamedi n'Abaperisi. Iyo Mana rero ishaka gusuzugura, imwereka yuko ari Imana y'inyabushobozi, ndetse ko nubwo batekerezaga ariko ari Imana iri Yerusalemu n'uyi Babuloni hari, kandi ibiri Babuloni byose ibikontorora, ibireba, ibigenga. Niyo mpamvu uwo muntu washatse kwerekana yuko afite icyubahiro gisumba cy'Imana. Imana yamweretse yuko ingoma yabo ihindutse, kandi ko igiye gucishwa bugufi, icyubahiro kigasigara ari cy'Imana yonyine. Akoze. Umaze kutubwira rero ikigirwamana cyerekeranye no kwiyumvamo imbaraga, kumva hari icyo uri cyo, imbaraga, icyubahiro. Nta bindi bigirwamana biboneka mu bantu. Ijuru riri kutubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso. Ni byinshi. Umuntu ashobora kuba afite ubwiza bukabera ikigirwamana. Umuntu ashobora kuba afite umuryango ukamubera ikigirwamana. Abana bashobora kubera ababyeyi ikigirwamana, ababyeyi bashobora kubera abana ikigirwamana. Umuntu ashobora kuba afite ibintu, amazu, amamodoka, imirima, inka, ubutunzi mu yandi magambo, ukamubera ikigirwamana. Umuntu ashobora kuba afite umwanya w'icyubahiro ukamubera ikigirwamana, umwanya wo mu buyobozi runaka. Umuntu ashobora kuba afite ubwenge bukamubera ikigirwamana. Turabizi neza kera muri universite hari abantu bigaga muri za engineering, turavuga nk'abantu bigaga mu buhinzi, bavuga soka yarabenjenyeri nabigaga mu ikoranabuhanga n'ubwubatsi bitwaga aba engineering.
hari akantu bakunda kuvuga kari gateye agahinda bakavuga ngo après le seigneur vient l'ingénieur nkavuga bati uretse Imana nitwe turiho. Mu by'ukuri nubwo ari amagambo bavuga wenda ngo nayo gutebya, ariko yari amagambo agaragaza agasuzuguro no kwambura Imana icyubahiro cyayo. Bakavuga bati Imana iramutse itariho nitwe tukaba dusa nk'abayobozi. Ariko byagiye bigaragara yuko ubwenge, amafaranga, ubwiza, icyubahiro, ubuyobozi, ubukire bw'ibintu n'ibindi byose bishobora kugirwa ibigirwamana, bigatuma umuntu yibagirwa yuko ari Imana yabimuhaye. Noneho muri kwa kwibagirwa ko Imana yabimuhaye akabikoresha nabi, muri kwa kubikoresha nabi ikamubyarira umuvu. Tuzi neza abantu benshi Imana yagiye igira uburanga, ariko bikarangira mu by'ukuri ubwo buranga bwabo bubapfiriye ubusa, ndetse bukababera nk'isoko yo kurimbuka. Tuzi neza ukuntu abantu bimwe bagiye bagira amafaranga, muri Bibiliya naho bagiye batubwira abantu bagiye bagira icyubahiro n'ubukungu, bane bari tubona abami bagiye bagira ubukungu bahabu, ariko bikarangira batahesha Imana icyubahiro. Ibintu rero, amafaranga, ubwiza, ubutunzi, ubuyobozi, ibintu byose bishobora kutubera ikigirwamana. Ndetse mu by'ukuri n'utuntu duto duto nko muri iyi minsi, wari uzi ko buriya n'ikoranabuhanga, iyi telefone dufite kuri benshi zabaye ibigirwamana. Aho usanga no mu rusengero, aho kugira ngo umuntu yumve icyo Imana iri kumubwira, ari gushakira, ari kwandika, ari gusubiza, ari guseka, ari gushyiraho amafoto, ari kugira gute. nta ijwi ry'Imana ntabwo rigifite umwanya wo kumva. Telefone akantu katanga n'iki kakubera ikigirwamana, ndetse kugeza n'igihe n'abaganga bamwe babwira abantu bakabagira inama bati ariko mfite na telefone mubyirinde kuko bishobora gutuma ubuzima bwanyu bujya mu kaga. Ibigirwamana rero birahari byinshi, ndetse byageze ku rwego umuntu ashobora gutekereza aho n'ikintu nk'icyo ngicyo cy'agaciro kake bishobora kumubera ibigirwamana. Ibintu biremereye cyane, ubwo twasobanura gute ikigirwamana? Ikigirwamana ni ikintu cyose gitwaye umwanya Imana yagomba kugira mu buzima bwawe. Tugakumbuzwa yasinzira.